Imana ije kurobanura urukungo mu masaka, intama mu ihene, ibizima mu biboze, kandi ije guhana no guhemba uwakoze nabi n'uwakoze neza. Kandi mukwiriye kuba maso, kuko isaha amasegonda yihuta umukino ugiye kugera finali. Wasengaga rimwe nasenge gatatu, kuko ibikomeye bije. Imvura iraguye, imivu iratemye, inzuzi ziruzuye, musenge musaba imitaka, musaba ubwugamo. Imana ikabwira abagabo ati, nshoboye byose, mbarebera aho mutareba. Nukuri abahagaze ku mwanya wanjye mbahaye uburinzi, mbahaye inkoni y'uburinzi, mbahaye intwaro yo kunesha, ndabahishe yemwe. Imvura iraguye, ariko ndababwira ndi abari maso bakamenya imvura iyo ariyo, abo ngabo ntibanyagiwe. Zaburi ya mbere. Ndagusuje wadukurikiye kuri Zaburi ya mbere TV, nifurije amahoro ava ku Mana. Mwami Yesu akwishimire, Mwami Yesu yagure intambwe zawe mu izina rya Yesu. Utameze neza ndakwifuriza kumera neza, nimba urwaye ukire mu izina rya Yesu, nimba hari bitagenda mu buzima bwawe bigende mu izina rya Yesu. Ikindi Imana iguhe umugisha wowe wakoze subscribe kuri Zaburi ya mbere TV, nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro tuba twabateguriye. Imana ibahe umugisha. Umugisha twabonye akamaro kawo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umugisha Imana itanga uzana ubukire, umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Uyu munsi tugize umugisha nanone kuri Zaburi ya mbere TV, tugize amahirwe yo kwakira umubyeyi umukozi w'Imana. Imana duhuje nawe, tumuha ikaze kugira ngo atangire twibwira. Yesu ashimwe umukozi w'Imana. Ahimbazwe. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Uwiteka akwishimire Cyane rwose. Hanyuma hano ni kuri Zaburi ya mbere TV, hari abantu bakubonye ari ubwa mbere. Ni ubwa mbere, hari abantu bari mu Rwanda bagukurikiye, hari abari ku yindi migabane bagukurikiye, ariko nagira ngo mbwire ko iryo risezerano risohoye kuri wowe, kuko Yesu yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya mu gihe Umwuka Wera azabamanukira. Muzahamya i Yudaya, i Samariya, ndetse mugende no kugera ku mpera z'isi yose. Uyu munsi ukurikiwe n'abantu barenze umugabane turiho, bari mu migabane yose y'isi. Hanyuma watangira ubibwira. Nitwara Hajani, nkaba ndi umumama, ndubatse, mfite umutware n'abana. Navutse mu 1975. Imana ishima ko igomba kunkoresha, ingirira icyizere, nanjye ndabishima kandi ndabinezererwa. Imana irantuma nkayitumikira, Imana irangenderera nkayumvira, kandi icyo ishatse kunkoresha ndagikora mu izina rya Yesu. Amen, amen. Harya watubwiye ngo muturutse? Naturutse hariya muri Rusizi, mu karere ka Rusizi. Ariko nkaba ndi n'aha mu ivugabutumwa bya hano i Rwamagana. Ariko Imana ikaba yarantumye ko ngomba kuvuga ubutumwa nta muntu n'umwe usigaye ku isi yose, u Rwanda rwose, ndetse nkagera no hanze y'ibihugu byose. Tugiye kugufasha kubwamamaza mu izina rya Yesu. Watangira usenga tukabona gukomeza n'ubutumwa bwawe. Turagushimye Mana nkuru, turaguhimbaje cyane kugira neza kwawe, turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza ukora. Uwiteka waraturinze iminsi yose itambutse, ndetse kugera kuri uyu munsi. Uwiteka warinze ubugingo bwacu, ndetse urinda n'ubw'abavandimwe bacu. Uwiteka wabanye natwe, uraturagira, kandi kugeza kuri uyu munsi tukaba tuvuga izina ryawe n'amashimwe yawe. Aya masaha rero ngiye kuvuga ubutumwa wampaye, kugira ngo Uwiteka Imana, witwa ikiremwa muntu waremye kuri iyi si, kugira ngo abashe kubwumva nk'uko wabishatse Mana. Oh haleluya. Ndabigushimiye rero, ngusaba kugira ngo ubasha kubwumva, kugira ngo Data wa twese bumukomeze, bumukure mu byarimo, amaze akizwe kandi yezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Urakoze cyane kuko byose ujya ubitunganya ukabikora. Amen. Imana iguhe umugisha. Karibu cyane utugezeho ubutumwa bwawe. Ariko mbere yuko wenda utambutse ubutumwa, waduhaho ubuhamyaho agace gatoya. Ubuhamya bundi butangiraho umuntu kuvuka k'umuntu,
ubuzima bwa mbere yuko ahura na Yesu naho mwahuriye nuko ubanye na Yesu uyu munsi n'ibyo yagiye akora mu buzima bwawe nimba ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Nanjye ndi umwana mutoya, ni ukuvuga ngo nakijijwe mu 1992 ntangirana n'ivugabutumwa ryo gukora umurimo w'Imana. Nabayeho mu buzima busanzwe, ariko mu ubwo buzima busanzwe nahuyemo n'ibibazo n'ingorane. Ni ukuvuga ngo nta kintu nakoreraga iwacu, ngewe akazi nari mfite kwari ukuvugira Imana. Natangiye yundanya ubutumwa muri 93 niho natangiranye n'ubutumwa bw'ibyabaye mu kwezi kwa 4. Ubutumwa burasozwa burarangiza, nubaka urugo. Ngeze mu rugo n'ubundi Imana ndiyandeka, nkomeza nkorera Imana, mvuga ubutumwa n'ubundi binyuze mu nzozi. Ni ukuvuga ngo ubutumwa mfite cyangwa se mvuga, Mwuka w'Imana nsanga mu nzozi, akandotesha nkarota, noneho nanjye nkabyuka nkandika, nkazajya kubisengera, ubundi Imana ikambwira ngo ndaguhagurukije genda. Nubwo butumwa mfite, ni ukuvuga ngo mw'iryo vugabutumwa kutangira muri 94, ejo bundi muri 2019 n'ubundi Imana irongera irampagurutsa irantuma njye kuvuga ubutumwa buhereranye n'icyorezo cy'indwara cyagaye isi. Icyorezo cy'indwara cyagaye isi yose. Ubutumwa nabwo narabutambukanye. Kiriya cyavuyeho cya Covid. Kiriya cyavuyeho. Bwaratambutse. Ejo bundi naho mu kwezi kwa mbega mu uyu mwaka dutambukanye mu kwezi kwa 5, Imana irongera irantuma irambwira ati ngutumye kuzunguruka u Rwanda rwose, ugende ubabwire umuntu wese yezwe kandi akizwe. Ubutumwa ndabyuka ndabyandika, nibwo ngubu mfite, nabasha se gusoma. Nta kibazo. Ubutumwa bwo ni ukuvuga ngo ni ubutumwa bwo guhinduka tukaba amaso. Igice cya mbere cy'ubwo butumwa, Imana yarambwiye ngo njye ntangaza ubutumwa kubwo nubwo gutangazwa. Igice cya mbere kiri mu itangazo rya Yesaya 55 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Ese mama, ntago nkuce mu ijambo n'ubundi uraza gukomeza. Tutaratangira ubutumwa, hari ubundi ibintu Imana ubundi nkuko bivuze, ijambo ry'Imana rivuga ngo mu nzozi no mu mayerekwa, mu gicuku cya nimunsi igihe abantu bashyizweyo, nibwo Uwiteka aganiriza abantu. Ibyo uvuga ndabyumva. Mu nzozi nanjye hari igihe Imana inganiriza iciye mu nzozi, yerekwa cyangwa ikantumaho umuntu cyangwa mu ijambo ry'Imana, ikora uko ishaka. Hari ibindi bintu Imana yaragiye ikora mu buzima bwawe ukavuga uti niba ikoze, hari yabigeze gutuma ukavuga uti niyo yantumye bigasohora, uretse ibyo bya Covid. Hari ibyo Imana yagiye intuma bigasohora, ngo kuvuga ngo irusiza aho nturuka, buriya naho navuga ngo nabayeyo icyamamare, kuko kuzino barambwiraga ati iyo uvuye no ibyo wavuze byose bihita bisohora. Ati n'ubu butumwa utubwiye nuramuka ugiye uratuma bisohora. Ndabaga nti ntarazunguruka u Rwanda rwose ntabwo Imana yabisohoza, ahubwo nindamuka nduzungurutse byose bizasohora. Banga iby'Imana yagiye imbwira byarasohoye, hari n'ibyo yanyemereye nabyo narabibonye. Imana yarakoze. Imana yambwiye ko izampatace nanjye nzajya kuri YouTube nkibaza nzayikura he nkanjye, nayikura kuki, ariko ejo bundi Imana yasohoje yarayimpaye ndayibona gucya. Ndabandi na bya bindi byose n'izo ngendo zose Imana yavuze nzabibona. Ndayifite y'ibihumbi 130, ngewe nkanjye nayikura kuki, ariko Imana yarayimpaye. Mw'ibyo byose hari ubutumwa najyanye ahantu, mbega navuga ngo ku matorero agera kuri 3,
ubutumwa umushumba yanka kubwemera ko ntabuvuga ko nta byemezo, avuga yuko ari nko gucuruza forode. Noneho birambabaza, mbabaye Imana irambwira ati ukubabaye ngewe birandenze, wagutumye bansuzuguye. Ibintu yansuzuguriye nanjye ndaje mbihagarike. wowe bwari ubutumwa wari ugiye gushyira itorero? Itorero. Umushumba kwima umwanya wo kubutanga. Noneho anyimye umwanya wo kubutanga, narasenze mbwira Imana ati nagenze urugendo rurerure kandi ni wowe wantegeye, nurira imodoka ntazi ingezi bunaka, ntazi niyonge. None aho njyanye ubutumwa baranse, ariko ndashaka yuko wigaragaza ko ari wowe wantumye. Ubwo mu rukerera turi bujye muri burakeye bwo kw'iyo paruwasi, ni ukuvuga ngo umushumba ahita arahamagara aravuga ngo sinshaka ko uwo mushyitsi agira icyo avuga. Bitambwira Imana nti nawe nudakoresha ikimenyetso nanjye nkakibona, ntabwo azaba ari wowe ntumye, ntabwo nakongera no guhaguruka ngo urantume. Ariko nukuri Imana yahise ifunga umuhogo we akiryamye, ntiyongera kwitsa, ntiyongera gutambutsa umwuka. Ni ukuvuga ngo mu itorero baranyemereye ndabuvuga. Bamuhamagaye bumva umuntu ntavuga, nangije kubuvuga nibwo yavugaga ngo wa mushyitsi nimumuhereza avuge, Imana yiwe yamfashe mu mihogo. Nibwo yazaga rero, bukeye bwaho baramubwira ati wa mushyitsi yabuvuze. Ati ubwo yabuvuze nta kibazo, ati nanjye ndashaka yuko nabwumva. Ndabumubwira, ariko aravuga ati ubu ngubu ubu butumwa burakomeye. Ubu butumwa bwakura umuntu ntuze ku mbehe yiwe, bitanamubwira ati imbehe yawe uno mwanya irubamye kuko wasuzuguye Imana. Uhita umwubikira imbehe? Imana yarambwiye ngo nimubwire ngo imbehe yawe irubamye kandi n'ubuyobozi wari uriho ubukuweho. Ndamubwira nti ubu ngishingura ibirenge byanjye aha nkigenda, kuko ubaye nk'umuntu unyirukanye, si wowe unyirukanye, si Imana inyirukanye, ni wowe unyirukanye. Ni ukuvuga ngo barabana twari twateranyije agatiki kakugeze iyo ujya, ariko nababwira ati ako gatiki kanyu singashaka kuko Imana yambwiye ngo iby'ijisho ribi ndabyanze ntubikoreho, genda imodoka yakuzanye niyo igusubizayo, mfite imodoka nyinshi, kandi ntukakire iby'ijisho ribi. Ndavandi se ndagenda natiki, uyu ni umwuka uri kumbeshya cyangwa ubu ni Imana imbujije kwiyakirira itiki bampaye ikambuza no kurya n'urugendo ngenda. Imana naranyumviye, ndagenda ngeze ku muhanda, ngiye kubona mbona imodoka iraje inyitambika imbere, barambwira ngo ninurire, ndurira, ingeza muri gare. Maze kugera muri gare, kandi ubwo nagomba gutanga 2500, nongera mpita mfata indi na waje yaravuze ngo mukozi w'Imana urira tugutware. Nuri imodoka singira n'atanu, ndavandi buriya izi modoka zihenze ndi kuza njyamo baranyica amafaranga kandi ntayo mfite. Ndi ni Imana yantumye, ndashaka yuko nanjye Imana imenyekanisha mu bantu. Ni ukuvuga ngo imodoka narayuriye, turagenda ingeza aho nagombaga kujya. Imodoka ati bayi mukozi w'Imana urugendo rwiza. Nanjye Imana ibahimigisha, barigendera, nanjye ndagenda. Ni muri Rusizi nabyo? N'ubundi ni muri Rusizi. N'iryo torero wari utumweho ryari muri Rusizi? Ndavandi Imana ishimwe rwose irabikoze, nta n'atanu nagiraga ntaki, ariko Imana yanzanye mu modoka zayo. Ariko icyo gihe nagiye aho ngaho, ni ukuvuga ngo nari muri paruwasi ya Shangi. Ni ukuvuga ngo Imana yangiriye icyizere rwose, inyerekanisha mu bantu yuko ariyo yatumye. Umushumba akimara kwicara barampamagaye ati ngwino wa mushumba mwateranaga amatiku bamukuyeho. Nanjye ati ntago nahagaruka kuko Imana yambwiye ngo ninkomeze imbere nobe kujya inyuma. Umurimo nuko nawutangiye, nuko nakomeje ivugabutumwa, ngenda hose, amatorero 76 nayanyuzemo. Imana irambwira ati ndashaka kugutuma
na kure, ngutumye hafi ngutumye na kure, kandi kure naho uzagerayo, ariko subira mu rugo ugende witegure kuko giye kugutuma kure. Niko kuvuga ngo nje naha ngaha nyine ubutumwa mbigeza ku buyobozi, ubutumwa ndabuvuga bampereza amazoni nzunguruka, yego amazoni nyarangije ndi gusaba ati se ko Imana iri kongera kunsubiza kujya kuvuga ubutumwa muri Karongi. Igihe umwuzure wamanukanaga abantu narababwiye ndi ndashaka kuvuga ubutumwa i Karongi, hari ibintu bigiye kuhakorerwa nazi ko hari amazi agiye kwica abantu, ni mu mbyemezo nigendera. Barambwira ntago nabijyana, ntago najya. Imvura nyinshi yahitanye ubuzima bw'abantu benshi, Imana yari yarabikweretse. Yari yabinyeretse, banka kumpereza ibyemezo, ndababara nshaka kurira, ndabicumbikira ndabyihorera, ahubwo nza nigendera Rweru, Nzamwurire, ira ku Mubuga, utwo duce twa hafi nitwo nagiye. Hano mu Rwiko ubona ari impari, noneho umushumba arambwira nti ndashaka mwarimu wawe, genda impapuro uzandike neza kuri mashine, azifotore abinzanire. Impapuro ndazifata nzijyana kuri mashine, barazandika, bamaze kuzandika nzizana kwa mwarimu. Mwarimu wahari Isovu impapuro yarazibitse. Ejo bundi naramuhamagaye nti ndashaka kujya aho bita mu Bweyeye. Mwarimu ntiyafata telefone kandi namubipaga. Ubwo ni muri hetorero? Aho nyine uwo mwarimu ni he wari ugiye kubiba? Itorero rya Sovu. Ni dini basi? Rya Deperi. Ubwo ni itorero rya Rwikubu. Ubwo mwarimu naramubaza akambwira ngo ntarajya kubonana n'umushumba, n'abantu umuntu muhorana ngewe nzabona ntindiganyije ngahita ko nigendera nkisangira umushumba. None umushumba yarambwiye ngo wowe agenda mwarimu wawe aba ari uzagaruka. None ibintu byacumbikiye aho ngaho, ijoro niho nibwirije ndavanda, ariko ndashaka guhura n'Imana insobanurire neza nimba ngomba kuvuga ubutumwa. Impapuro mwarimu yarazifasha arazibika. Ngiye aho i Rusizi Imana yarambwiye ngo kubw'isanduku wagiye wikoreye ukayishyira mu nsengero bakabika. Izo nsengero ni abahanjuzi, genda uyiterure uyikureyo uyisubize aho wayikuye. Mbwira Imana ese ko nayikuye i Rusizi nongera nikorere nsubire i Rusizi, noneho nikanywe ndavandi isi isanduku ni iki ubundi. Nza kubona ni umuzingo w'ibi bipapuro munini cyane, umuzingo ariko ndavandi se bujya ibi bipapuro ni isanduku nikoreye, ni amabanga y'Imana. Kumbi nabiteshaga agaciro bujya ari isanduku. Ndavandi Imana mbabarire, uyu munsi ngiye gushaka ahantu basenga, ndashaka guhura n'Imana, ndashaka Imana duhure, nyirebere, nyibaze ukuntu impapuro bazihagaritse, nyibaze bo bazabwivugira niyicarire. Nageze hano rero mbibwiye uriya mupapa, aravandagiye kumpamagariza umuntu duhure. Nimba ari byo byibi mbonye niko guhita mpamagara, niko guhita guhamagara. Kandi nawe numva ngasengera mu Rwiko. Mu Rwiko namubwiye yuko nari impari, mbatanga ubu butumwa. Hari umwarimu Rukera twirwanya mu masengesho ariko wa gatanu. Ndavandi ntacyo ndi uwanyu, ndanazwi rwose, mu muhanda ndanigendera, mwumva baravuze ngo dore wa mukozi w'Imana disi. Havandi Imana ishimwe nanjye yanyanditseho izina, sinireba ko ryinyanditseho, ariko umuntu wese izina risumba ndi mazina ahubwo. Nagenda nkumva nk'umukozi w'Imana. Havandi warakoze Mana, nta muntu umbwira ngo runaka gutya, nta muntu umbwira ubu iwacu ho ndi mama pasiteri. Amen. Nuko rero ubutumwa Imana yaguhaye wenda wakomeza ukaba ari gutambutsa. Intego y'ubu butumwa ni uguhinduka tukaba maso. Igice cyaho cya mbere kiri mu itangazo rya Yesaya 55 n'umurongo wa 6 n'uwa 7. Yesaya 55 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yego.
reka tuhasome kugira ngo abantu babashe kugendana. Nahasoma cyangwa twareka bakizisomera? Oya, twahasoma, uretse ko harimo amagambo menshi cyane. Saa 55 6:7 haravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Itangazo iherezo rya byose riri bugufi, mutunganye inzira y'Uwiteka, mugorora inzira ye. Umunyabyaha nareke inzira ye mbi arimo agarukira Uwiteka Imana ye, nayo iramugarukira. Imana ije kurobanura urukungo mu masaka, intama mu ihene, ibizima mu biboze, kandi ije guhana no guhemba uwakoze nabi n'uwakoze neza. Kandi mukwiriye kuba maso, kuko isaha amasegonda yihuta, umukino ugiye kugera finali. Kandi amazi si yayandi, dore amagare abaye menshi, kandi mumenye ko bose atari abageni. Dusoma amagambo yanditswe muri Luka ibice ni 21, 34, 36. Luka 21, 34, 36. Matayo 24, 43, 44. Eka nanjye mbasome ngo ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Abaroma 13, 11, 14. Komeza wasome nati. Twasome. Komeza wasome nimba. Abaroma ni 13, 11 kugera kuri 14. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Amen. Ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi nimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Itangazo, nimuhindurwe n'imiburo y'Uwiteka, dore azabasukaho umwuka wayo, azabamenyesha amagambo ye. Yarabahamagaye muramuninira, yabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama ze zose, no kubacyaha kwe nimubyitayeho. Nuko rero Uwiteka azabakina ku mubyimba mwagize ibyago, azabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Imigani igice cya mbere 23 kugera kuri 33. Indirimbo ni ya 38, ni indirimbo ya Nowa, ni igitero cya mbere n'icya gatatu n'icy'umunani. Ntabwo tuyiririmba, ubyumva wese azabisoma. Igice cya kabiri, itangazo riri muri Ezekiyeli, ni ibice 6 umurongo wa mbere kugera kuri 7. Turahasoma se cyangwa bazaza? Ezekiyeli ibice 6 n'umurongo wa mbere kugera kuri 7. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe ku misozi ya Isirayeli, maze uyihanurire ibibi, uvuga uti, mwa misozi ya Isirayeli mwe, nimwumve ijambo ry'Umwami Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira imisozi n'udusozi, imigezi n'ibibaya ati, dore njye bwanjye ngiye kubagabiza inkota, ndimbure n'amasengero yanyu yo mu mpinga z'imisozi, kandi ibicaniro byanyu bizahinduka ubusa, n'ibishushanyo byanyu by'izuba bizahombana, kandi abantu banyu bishwe nzabahirikira imbere y'ibigirwamana byanyu. Nzarambika intumbi z'Abisiraheli imbere y'ibigirwamana byabo,
kandi amagufwa yanyu nzayanyanyagiza iruhande rw'ibicaniro byanyu. Ahubwo aho mutuye hose imidugudu izahinduka imisaka, kandi insengero zo mu mpinga z'imisozi nazo zizasenywa, kugira ngo ibicaniro byanyu bisenywe kandi bihinduke ubusa, n'ibigirwamana byanyu bimenagurwe bishireho, n'ibishushanyo by'izuba byanyu bitemagurwe, kandi imirimo yanyu itsembwe. Nuko abishwe bazabagwamo, kandi muzamenya yuko ari jye Uwiteka. Itangazo, itangazo! Yemwe abatuye mu misozi n'ibibaya, nimwumve amagambo y'Uwiteka. Iherezo rya byose riri bugufi, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ye. Umunyabyaha nareka inzira ye mbi, agarukire Uwiteka, nawe aramugarukira. Dore Uwiteka antumye kunga no kudoda ibyatabutse bigatandukana, antumye kugaburira abashonje iri gaburo, antumye kubagarira imbuto no kuzuhira, antumye gusenya ibihome no kubaka ibyasenyutse. Uwiteka ababazwa cyane n'ibyaha biri gukorwa rwihishwa, dore ariyiziye. Byahishuwe 22:6. Byahishuwe 22. Handitswe ngo, nuko nkigenda ngeze hafi y'i Damasiko, nko ku manywa y'ihangu, mbona umucyo mwinshi uvuye mu ijuru untunguye urangota. Byahishuwe 22:6. Handitswe ngo, arambwira ati, ayo magambo ni ay'ukwizerwa n'ay'ukuri, kandi Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. 10. Kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Ibyavugiwe mu kanwa k'abahanuzi arabishohoje. Ibimenyetso biragaragara, hari n'abatabibona, hari n'ababyirengagije. Uwiteka arababwira ati, wasengaga rimwe nasenge gatatu, kuko ibikomeye bije. Imvura iraguye, imivu iratemye, inzuzi ziruzuye, musenge musaba imitaka, musaba ubwugamo. Uwiteka amanukiye guhana no guhemba. Abasenga nimusenge cyane, musengera umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana, cyane cyane ab'imbere. Ngo umuntu wese natunganye umuharuro wo ku rugo rwe, akora isuku mu nzu ye, kuko umushyitsi ubatunguye aje gusura umuntu wese. Ntabwo muzi inzira azanyuramo, niba ari mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba, mu majyepfo cyangwa amajyaruguru. Mukwiriye kwitegura. Yeremiya 7:5-6. Abari mu bihe byo gusenga nimwongere ibihe, kandi aka gahe ntimugapfushe ubusa ngo mugasuzugure cyangwa mugakerense, n'ak'intwarane mu gihe intwari zamaze kunanirwa. Uwiteka arababwira ati, nimwumve, 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 ndashaka ko muhinduka. Nimwezwe, 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 yemwe baniko byahoze mwe, ndashaka ko muhinduka. Muhinduke mu mvugo, muhinduke mu magambo, muhinduke mu myifatire, muhinduke mu mico, muhinduke mu bitekerezo, muhinduke mu bikorwa, muhinduke mu murimo. Araje, araje, araje. Uwiteka aravuze ngo, yemwe mwandyarya mwe, nimuhinduke. Niba mudahindutse ngiye gukora ikibi, ikibi, ikibi we. Nimuhinduke, Yesu araje, Yesu araje. Yemwe, yemwe, sindeba ku bugari, sindeba ku burebure, sindeba kubura. Yemwe, yemwe, nzakoresha ibiti n'amabuye, nabo mwabonaga nk'abasazi nzabakoresha. Arabwira ati, yemwe, yemwe, naje nshonje ntimwangaburira, nambaye ubusa ntimwanyambika, naje imvura iguye ntimwanyugamisha. Arabwira ati, yemwe, yemwe, abasenga by'ukuri ngiye kubagaragaza. Kandi arababwira ati, mugiye kubona yemwe abo batari abanyacyubahiro ari bo babaye abanyacyubahiro. Ibyahishuwe ni 3:1-6. Ibyahishuwe 3.
wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho nyamara ukaba uri intumbi uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Arababwira ati umurimo wa nyuma niwo uzahesha uwa mbere agaciro abo mwabonaga nk'indyarya ngiye kubagaragaza ndimuye kandi ndimitse. Arababwira ati igihe cyo gutoranya kirageze yemwe. Arababwira ati mbese amatangazo mwayumvise mbese mwamenye iminsi n'ibihe. Arababwira ati buri wese natunganye ibidatunganye ugira icyapfa na mugenzi we namusaba imbabazi igihe kirageze yemwe. Ijambo ryanjye muryibikemo indirimbo muzibikemo dore Bibiliya zirabitswe yemwe nimunkorere igihe cy'igihari. Arababwira ati nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Arababwira ati kumva mwarumvise kubwirwa mwarabwiwe. Arababwira ati ninde wabwiriza umupfapfa kumva n'ibigarashi bizumva. Arabwira abanyembaraga ati nimwumve igihe ni iki cyo kunkorera no kumvugira igihe ni iki cyo kuntambira no kumpamya igihe kirageze uwampamirije imbere y'amaso y'abantu nanjye muhamirije imbere y'amaso ya data. Uwiteka aravugana n'abantu bahize nimuhigure igihe kirageze mugiye guhigira imihigo ku yindi. Nyiringabo Imana aravuga ngo wasengaga rimwe nasenge kabiri wasengaga kabiri nasenge gatatu kubera ko ibikomeye bije. Imisozi iruta iyindi dore iraridutse mubirebesheje amaso yanyu niko Imana ivuze. Dore abigeze ibihangange mu murimo wanjye dore mbashyize hasi dore mu nsengero ngezemo dore benshi bubatse ku musenyi abandi bubatse ku rutare dore benshi amasezerano arabagwishije benshi baragiye kandi ntibagarutse bagiye mu businzi mu busambanyi kubera amasezerano. Nyiringabo Imana aravuze ngo aravugana namwe ati wasengaga rimwe nasenga kabiri kubera ko bwije ntago buzacya igicuku kirakuze. Igice cya gatatu nimwezwe ku kanini na gato. Abaheburayo 12, 14, 16. Dore igihe cy'umugeni. Aravuga ngo dore igihe cy'umugeni. Impinduka murayibonye ariko siko kuza kwanjye. Arababwira ati ibyago bizaza bisimburana ariko abanjye ndabazi bafite ikimenyetso. Abanye ndabazi kandi nabo baranzi. Ndababwira ndi mukuru ubwoba ku mitima yanyu. Arababwira ati munyubahe nanjye nzabubahisha. Arababwira ati mukenyere mukarabe mureke kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Arababwira ati mbese ari umubyibuho no gutungwa n'ibyo kurya biryoshye muhise mwiki. Arababaza ngo muhise mwiki. Arababwira ati mureke kunyivovotera urusaku rwanyu rurandambiye. Arababwira ati abenshi ni nyuma y'imvura yemwe abatumva mwe. Ariko arababwira ati banyanga kumva ntibanze no guhanwa. Arababwira ati se wabaha iby'agahimano mutazarya byabamarira iki yemwe abari gushakira Imana mu dusozi. Arababwira ati igiti kibonye nyiracyo n'urutare rubonye nyirarwo. Arababwira ati mujye mubanza mumbaze niba mugiye mu butayu mumbaze mbasobanurire dore benshi barafashwe bajyanwe musana. Arababwira ati no mu nsengero ngezemo abasengaga rimwe nimusenge kabiri abasengaga kabiri nibasenge gatatu dore insengero zonge zirafunzwe. Arababwira ati dore zirafunzwe. Arababwira ati vuga butumwa rirahagaze. Ndababwira ati niki mutabonye niki mutumvise. Arababwira ati umwijuto w'ikinongo ntumenya ko imvura izagwa. Igice cya kane. Ndavugana namwe ati yemwe abafite inzara n'inyota nimuze mbaruhure iyo mitwaro mwazanye baremereye. Nyiringabo Imana ivuganye namwe ati nduwite kutabara ndarebye kuri kavukire cyangwa igihagararo cyangwa uburanga
ndi Uwiteka utabara uko bakuvuga uri ku musozi, nawe ubuzwa amahoro n'abaturanyi, dore Uwiteka aje kuguha ijambo mu maso yabo babireba. Nyiringabo Imana ivuganye nawe ati reka bakurenganye, n'umwana wanjye Yesu baramurenganyije. Nyiringabo Imana yavuze ngo avuganye namwe ati mureke guha Satani urwaho ku mibiri yanyu. Nyiringabo Imana iravuze ngo mufite intambara mu ngo zanyu, dore benshi mbahaye ijambo ku misozi batuyeho. Imana iravuze ngo nje kubemeza. Imana iravuze ngo abo natabaye nimunshime, mureke kwiyumanganya. Dore igihe ni iki cyo kumpamiriza imbere y'amaso y'abantu, nanjye zamuhamiriza imbere y'amaso ya Data. Ati ndaje gusarura ibyeze n'ibiteze, abasambanya abarozi bishushanya bakiyoberanya. Ati ndaje kwanika mbashyire ku mugaragaro. Ati yemwe ibizira byarinjiye. Ati ariko ndi maso ntabwo nsinziriye, imisozi yose nyinyuzemo. Ati hahirwa abari kunshakana umwete bakambona. Ati mube maso, mube maso. Ati hadutse indwara nyinshi z'ibyorezo. Ati umunyabwenge niyige gusenga igihe cy'igihari, kandi umunyabwenge yo kuvomera mu mperezo zitobotse. Ati abaca imanza haha, ndaje ntungura kandi ndaje ndababwira ntabwo mwumva, kandi mubifata nk'ibikino. Ati ariko ndaje nyuze mu ngeri zose niko mvuze. Ati bwoko bwanjye, ati niki ntakoze niki ntavuze, niki ntakoze niki ntavuze, narababambiwe. Yemwe ngumba z'amatwi n'amaso yanyu ntarebe, umwami w'Isiraheli araje si amagambo. Indirimbo ya 272 mu gushimisha. Wahwana nawe, ndi Imana itari intambira kibi, umunyangeso mbi ntabwo azagera iwanjye. Ndongoye amahwa mu nzira, ibyifuzo byanyu nabibonye. Hari n'ibyo ngaruje mu ruhande rwanyu, ntanze umugisha mu mpande zitandukanye, kandi hari urutoki rutari rukwera Uwiteka ahaye kwera. Muhumure ndi kumwe namwe, dore inuma iri gutambagira hejuru yanyu. Ati ntanze umwuka wera, nimuhumure ndi kumwe namwe. Ndi guharura inzira mu butayu ngo mubashe gutambuka, kandi abo nasezeranyije nzabikorera kwiyubahisha. Ndimucogore ntimucike intege, hari itangazo ry'ihumure ku buzima bwanyu. Abanyiringira ntabwo bazakorwa n'isoni, keretse abava mu musezerano nta mpamvu. Abo nibo bazakorwa n'isoni. Uwiteka arababwira ati nda Alufa na Omega, itangiriro nkaba n'iherezo, nta wankoreye uzikorera amaboko. Nimuhumure nambariye urugamba nzabaneshereza, ni ukuri ndi kumwe namwe. Kandi abafite ikibazo cy'inzara nje kurwana, nje gutambuka. Ndi umunyembaraga nzatambuka, nzatambuka. Mu bankoreye nzatambuka, mu banyabyaha batankoreye nzatambuka. Mu ngeri nyinshi nzatambuka, kandi nzigaragaza ko ndi umucunguzi wacunguye amahanga. Uko ngaburira ururabyo namwe nje kubagaburira, kandi harabo nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Muhumure hari umucyo w'isanzure mvanye ku buzima bwanyu. Ndi Uwiteka ndebera hose icyarimwe, njye tangiriro n'iherezo, uko nari ndi niko nkiri. Erega igitangaza nakoraga ndacyagikora, wambanjirije nta n'uzamperuka. Ndi Imana ikomeye, ndavuga ndikora ntabwo nyanshikira. Iyo nje kubitangira ntawe nshyira ku ruhande ngo ndahera he, iyo nje kubirangiza ntawe mbaza ngo birarangira ate. Ati ndi muri iri teraniro kuko ari njye wariraritse, buri wese niyihane ku gato n'akanini, kubera ko ndi kweza umugeni yemwe. Arabwira ati nimuhindukirire kundeba, nanjye nzahindukirira kubagirira neza. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ati yemwe igihe kirageze, abarozi bari mu iteraniro mbashyire ku mugaragaro. Ati dore mbahishiriye igihe kinini mwiyoberanya mu nzu yanjye, ariko igihe kirageze mbashyire ku mugaragaro. Murabibonye. Ati murabibonye, ntabwo muzabyumvisha amatwi, ahubwo muzabirebesha amaso yanyu, kubera ko ari Uwiteka uvuze. Igice cya 5. Ati yemwe nimusenge kuko mugiye guteragira nk'intama zabuze umwungeri. Kuki mutizera ngo ijambo ryanjye rigume muri mwe? Ati nimusenge mutagwa mu moshya. Ati ndi Uwiteka mbagaze muri uru rusengero, hari abantu ngiye gukina umupira nabo, ndakina n'ingeri zose kuko ari Uwiteka uvuze. Ati ni mugarukiraho, mureke kugenda ikinyuma, nimugarukiraho. Abanjye uyu munsi mbahaye umugisha,
kandi abanjye babyiyumvamo. Iyo bagenda barabyumva, mu mvugo iyo bicaye barabyumva, bafite uburinzi. Iyo bari kurya barabyumva, bafite urukundo, bababazwa na bagenzi babo. Iyo bambaye barabyumva, bafite urukundo, abanjye. Imana igahamagara abitirirwa ngo bari ku rutonde. Nibahindukire cyane, nibambara imbaraga, nibambaze uti ibihanire kureka, bagire ukuri, bababarire, babohoke, kubera ko nabona bashyira ku rutonde batarimenya. Ati yewe, iyo uciye bugufiya nanjye ngucira bugufiya, niyo ugabanye kwizera nanjye ndabikora. Nimusengere igihe mugezemo n'iminsi muri kujyamo. Ni iminsi iruhije benshi ko barangaye, ni iminsi benshi babuze ubugingo, ni iminsi benshi barohamye, ni iminsi amaso yabo yahumye. Abungeri b'intama. Imana irabwira abungeri b'intama ati yemwe bungeri b'intama mwe, muntege amatwi mbabwire, uwabaha intama zivunitse n'izitavunitse mbese zigenda kimwe, nazo ni intama. Ariko ndababwira nti nimuziterure, kuko igihe cyo kugenda kwazo kirakomeye. Basomeye Ezekiyeli 34:1, Yesaya 3:13-15, Ibyakozwe n'Intumwa 20:28-31, na Yesaya 35:3-4. Ibi ni amagambo y'abashumba. Inama nyobozi. Yemwe abagize inama nyobozi, dore muriyoberanya, dore ko hari abagaragara ko muri kumwe mutari kumwe. Ati ndi muri iri teraniro kuko ari njye wariraritse. Buri wese niyihane ku gato na kanini, kuko ndi kweza umugeni. Yemwe ndababwira ntabwo mwumva, nimuhindukirire kundeba, nanjye nzahindukirira kubagirira neza. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Abaririmbyi. Imana irabwira abaririmbyi ati kuki muririmba mwiyoberanya mu murimo wanjye? Ati nimukiranuke, kuko kuririmba ntabwo ari ukwishimisha ugendana n'inanga cyangwa imiziki yayo, ahubwo kiranuka mu byo uvuga no mu byo ukora, kuko ari njye watumye umuja wanjye. Ndabwira korari ndi abo nahaye ibikoresho byanjye, ni kuki mutajya kumvugira? Niki gituma muninira umurimo wanjye? Ati nimuhaguruke, igihe cyo kwicara cyararangiye. Ndababwira nti ni kuki mubona ibyanjye mugaceceka? Kuki mubona ibyanjye mugaceceka? Yemwe uyu munsi mbabwire, buri wese niyumva ibye, kuko ari njye wahagurukije umukozi wanjye. Ati yemwe mwabacuranzi mwe, ni kuki mudahuza? Ati dore igihe kirageze bajye ku mugaragaro. Ati igihe kirageze mbashyire ku mugaragaro. Iri ni ijambo rikomeye cyane ryatumye mpagurutsa umukozi wanjye. Ati yemwe mwabakorari mwe, igihe kirageze abangorera mu kuri no mu mwuka bagaragare. Indirimbo ya 433, gushimisha. Igihe kirageze inkozi z'ibibi nzishyire ku mugaragaro. Ati dore ndakubuye muri korari, ndakubuye mu nyobozi, ndakubuye mu ngeri zose, ndakubuye. Dore ndi Uwiteka, ndakubuye. Mwumve ngo ndakubuye. Abanyempano. Imana ikabwira abanyempano ati niki kibateye ubwoba? Kuki muvanga iminsi n'ibihe? Kuki mwibagirwaho n'abakuye mukagira ubwoba? Arabwira ati yemwe banyabwoba musigaye mu nzira, dore intare zirabamize zibaconjomereye mu ishyamba. Abagabo. Imana ikabwira abagabo ati nshoboye byose, mbareberaho mutareba. Ni ukuri abahagaze ku mwanya wanjye mbahaye uburinzi, mbahaye inkoni y'uburinzi, mbahaye intwaro yo kunesha, ndabahishe. Yemwe imvura iraguye, ariko ndababwira nti abari maso bakamenya imvura iyo ariyo, abo ngabo ntibanyagiwe. Imana ikabwira abagabo ati nabamenye kera, nkababwira nti nimukunde abafasha nabahaye, mu bakundwakaze, kuko ariyo nzira y'uburinzi. Nimukunde imiryango, ni koko mugira ukuri mu miryango, ni koko mugira ukuri mu ngo zanyu. Kandi mwirinde guhumanya imibiri yanyu, gukora icyaha n'igisa nacyo.
nanjye ndi Imana izabanura, izabahagararaho, izabahisha, nzabana namwe, nzabashyigikira, nzabavugira, nzabahindura abakomeye imbere y'abakomeye, nzakuraho ubushambagara, nzakuraho igisuzuguriro, nzabatabara mu bihe nk'ibi, nzabana namwe, niko mvuganye namwe. Imana irabwira abagabo ati, yemwe bagabo, dore ndababwira nti imyambaro yarabateguriwe yo kwambara fomo, ariko arababwira ati uzambaza nzamurinda. Uwiteka arabwira abagabo ati, habaye umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone n'ingozi z'ibibi babaye ibishingwe, ariko abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Maraki 3:19-21. Uwiteka arabwira abagabo ati, mutunganye iby'iwanyu mu ngo, ati yemwe mwa bagabo mwe, nimube maso mutahe kare, niko Imana ivuze. Ababyeyi, Uwiteka arabwira ababyeyi ati, nimuzajya mujya kuryama, mujye musengera abatware banyu n'abahungu banyu. Imana ikabwira ababyeyi ati, nimukore ijuru mu ngo zanyu. Arababwira ati, ndababwira nje gusoza ibyo navuze byose, nzabisoza ndi Imana itazivuguruza. Imana ikabwira ababyeyi ati, musengere abatware banyu n'abahungu banyu, kuko urugamba rukomeye, hari inyanja iri imbere yabo, kandi izambuka intwari gusa. Nyiringabo Imana irabwira ababyeyi ati, mwagiye muri Wonapo mwishakira ubwenge, kwiyorohereza, amahoro, ati dore igihe kirageze mugiye kwifuza. Yemwe mungarukire, kuko abanjye ndabakunda, kuko abanjye nabanditse mu gitabo cy'ubugingo, niko Imana ivuganye namwe. Abakobwa, Nyiringabo Imana ivuganye n'abakobwa ati, mumfate nk'inyembaraga, dore benshi bahagaze aharindimuka, kwizera kwabashizemo, nimwizere ko ndi Uwiteka basezeranyije ko nzabasubiza. Imana ikabwira abakobwa ati, buri wese muremeye ishimwe, Imana irabafumbatishije, ibashize igikomeye mu biganza byanyu. Nyiringabo Imana avuganye namwe ati, mwese muri abageni, ariko harimo abaherekeje abandi. Ngutumye mu matorero, genda ubabwire naho babyumva cyangwa ntibabyumve, ubabwire ati ndashoje. Genda ubabwire ati abiyoberanya mu matorero, ati ndashoje. Ugenda ubabwire ati uwumva niyumva, utumva rerere, dore ngeze ku bicunje guhemba no guhana. Genda ubabwire ko ari igihe cy'ububyutse, niba badahagurutse barasigaye, niba bataje barasigaye. Ati yemwe, mvuganye namwe ati mube maso, ati ndi Uwiteka niryo zina ryanjye. Mvuganye namwe ati mubere maso umukumbi wanjye, kuko umwijima umanutse. Ati buri wese niyite ku iherezo rye, mube maso ku mukumbi wanjye, nje gukura intama mu ihene. Ati ndi Imana idahindurwa n'ibihe, ati ndi Imana ije kubika no kubaka, ati ndi Imana yivuga kandi yivugira, ati hari ibyo nje kurema kandi hari ibyo nje guhindura, mbihe ishusho kuko ndi Uwiteka. Ndavugana namwe ati abakozi bari mu isi, mu ijuru ntabariyo, ibyaha biragwiriye kandi abantu barushijeho kuba babi cyane. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, ati ndirahiye. Bwoko bwanjye, mvuganye namwe ati ubwire buraje, buri wese niyite ku iherezo rye. Ati nimuhinduke kandi nimuhindurwe n'imiburo yanjye, ati itorero ryanjye, nimuhagarare mu cyubahiro cyanjye, muhagarare mu izina ryanjye, kugira ngo rihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro. Mvuganye namwe ati mube maso, uko nagiye niko nzagaruka. Mvuganye namwe torero ryanjye ngo abanye ndabazi kandi nabashizeho ikimenyetso. Ndi Imana itita ku cyubahiro, ndi Imana itareba ubuhanga cyangwa uburanga, ndi Imana itareba uburebure cyangwa igihagararo, ndi Imana itarobanura ku butoni, ndi Imana ikora uko nshatse, ndi Imana yimika ikimura igakuraho, ndi Imana yica igakiza, ndi Imana idahinduka, ndi Imana ishoboye byose. Ati ariko ndaje ntawe ntumye, buri wese arambonye.
Uwiteka avuganye namwe ati ubugome n'ubwicanyi bubaye bwinshi mu isi. Nyiringabo Imana avuganye namwe ati ntabwo ntinze. Aravuze ngo aje kweza umugeni, ataje gusarura ibyeze n'ibiteze. Mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe Yesu azazira. Matayo 25:13. Kandi ndababwira nti ndatambutse, ndatambagiye, ndazengurutse isi yose, nyuze ku muntu wese. Shalom. Amen. Yesu araje, Yesu araje. Bwira abantu bose ko Yesu aje. Wamamaze hose ko Yesu agiye kuza. Umuntu wese yitegure atunganye inzira ye, kuko igihe ari iki. Bugiye kwira ntibuke, mukwiriye kuba maso. Yemwe nimukanguke muve mu bitotsi, mube maso, mutunganye ibidatunganye. Igihe kirageze, Uwiteka ariyiziye. Abaroma 13:11-13. Aje gusarura ibyeze n'ibiteze, kandi aje guhana no guhemba buri wese icyo yakoze. Aravuze ngo mbese uriteguye cyangwa witeguye ate? Ese uri maso cyangwa urahunikiye? Matayo 25:13. Indirimbo ya 69 mu Gakiza. Ku misozi n'ibibaya nimwumve uko Uwiteka avuze. Niba mudahindutse mu byo murimo mukorera kuri iyo misozi mutuyeho, namwe abatuye muri ibikombe by'ubutayu ngo mubivemo, Uwiteka arahatambutse, Uwiteka arahanyuze. Yemwe umusozi n'undi arabihuje, abinyukanyukiye muri ibyo bibaya. Ariko unyumvira agakora ibyo Data ashaka, agakiranuka ku gato n'akanini, naho umuriro wakaka, umuyaga ugahuha cyane, imigezi ikuzura, ntacyo bizamutwara. Yohani 5:24-29. Ariko ababwirwa bagashinga amajosi ngo niko byahoze, niko bihora bivugwa, bakanga kumva ibyo Data avuze, bagiye kunyukanyukwa cyangwa gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Murabibonye, nta gihe ntavuze, nsubiremo ngo nta gihe ntavuze. Ntume intumwa n'abahanuzi mukanga kumva, ariko ndaje, ntabwo ndinze. Imana ishimwe. Imana igihe umugisha cyane. Nyuma y'ubu butumwa nta comment ndi bushyireho. Ndagusaba wenda nk'umuntu wakenera kuganira nawe, wakenera kuvugana nawe, gusengana nawe, bamuha adresse, telefone. Telefone yanjye ni 079 066 48 12. Hanyuma ngaho senga dusoze, usengere ubu butumwa n'abagiye kubwumva, imitima yabo ibashe kubyakira mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana nkuru, turaguhimbaje cyane kuko watugiriye neza. Uyu mwanya wose dufashe turi imbere yawe Mana, navugaga ubutumwa bw'ibyo wantumye kugira ngo mbizungurutse isi yose ibimenye yuko uri hafi kugaruka. Uwiteka, nsengeye abantu bagomba kumva ubu butumwa cyangwa se babwumva, Mwami ubahe guhinduka bakaba maso, tukagutegerezanya amatsiko twihanganye. Uwiteka Imana, urashaka ko duhinduka tukava mu byo turimo. Mana, ndakwinginze kugira ngo abantu bose babashe kumva ubu butumwa, Uwiteka bahindurwe nawe kandi ubahe kubwumva no kubwumvira. Ndi imbere y'amaso yawe rero mbasabira umugisha kugira ngo ujye ukomeza kubana nawe, uhindure ibyanze guhinduka hagati muri bo, kandi wuzuze ibituzuye kugira ngo uringanize ibitaringaniye. Nuza gutwara umugeni usange twiteguye. Urakoze cyane kuko ufashije buri wese, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iduhane umugisha. Dushimiye abantu mwese mwabanye natwe kuri Zaburi ya Mbere TV. Nimba iyi message wumva wadufasha kuyamamaza, kora share kugira ngo ibashe kugera ku bantu bose. Yesu abahe umugisha, turabakunda cyane. Zaburi ya Mbere.